Murakoze ndabasuhuje bakunzi b'ibi biganiro dukora ku bijyanye n'amafaranga cyangwa bya financial education. Murakoze cyane kubw'uyu mwanya. Uyu munsi tugiye kuganira ku yindi nsanganyamatsiko yitwa kuzigama. Reka mpere kukwibaza ngo kuzigama ni iki? Kuzigama ni ibintu byoroshye, ni ugufata igice cy'amafaranga winjiza uyu munsi ukakibikira kugira ngo kizakoreshwe mu gihe kizaza. Ni ibintu byoroshye gutyo. Ntabwo kuzigama ari ikintu ukora rimwe ngo urekere aho ngaho uvuge ngo nigeze kwizigama, ahubwo kuzigama ni ibintu ukora buri gihe mu buryo buhoraho kugeza aho bihindutse umuco. Uko ubimenyera uko winjiza amafaranga buri gihe ukajya uvanaho igice ukakibika, ugera ukagira umuco wo kuzigama bikanakorohera. Kuzigama bisaba ko ugira intego uzigamira, hanyuma iyo ntego akaba ari gutera umwete wo gukomeza kuzigama, kubera ko birumvikana harimo kwigomwa, no kwigomwa amafaranga yawe winjije uyu munsi, winjije muri iki gihe ukigomwa ukayabikira ikindi gihe. Kugira ngo wigomwe rero bisaba kuba ufite intego turazivuga mu byiciro nka bine. Tuvuge icyiciro cya mbere ni intego yo kugwiza imitungo, kwegeranya imitungo. Ahangaha ndavugamo ibintu nko kugura, kuzigama kugira ngo ugure isambu, kuzigama kugira ngo ugure ikibanza, kuzigama kugira ngo wubake inzu, kuzigama kugira ngo ugire ikinyabiziga, kuzigama kugira ngo ugire ibikoresho bitandukanye byaba byo mu rugo cyangwa byo mu bucuruzi. Iyo ni intego ya mbere yo kwegeranya imitungo. Intego ya kabiri ni uguteganyiriza ibintu bizwi bizabaho. Hari ibintu biba bizaba bizwi, future known events, ibintu bizwi bizabaho. Tuvuge nk'amashuri. Ubu ngubu turi muri ibi bihe abantu bose barabizi ko mu kwezi kwa 9 amashuri azatangira, ko hazakenerwa kwishyurwa amafaranga. Bisaba ko umuntu utangira ukayazigamira. Ibintu nko gukora ubukwe ntabwo bikunze gutungurana, ni ibintu biba bizwi uteganya mu gihe runaka, kandi urabizi ko bizakenera amafaranga. Umusore urabizi ko bazagusaba inkwano, umukobwa urabizi ko uzakenera ibintu bitandukanye ujyana mu bishyingiranwa. Icyo gihe kubizigamira hakiri kare bikurinda pressure, bikurinda no gutega amaso abandi. Ibintu bizaza bizwi ni nko kubyara. Iyo uzi ko mwitegura umwana, urabizi ko hari ibintu bikenera amafaranga bigenda ku mwana, bigusaba ko ubiteganyiriza hakiri kare, ukagenda wegeranya amafaranga. Ibintu bizwi bizaba harimo nk'izabukuru. Twese hari igihe ugera imbaraga zo gukora zikashira, ukicara, kandi ukaba ugikeneye kubaho. Ukeneye kubaho udakora ngo winjize, bisaba kutungwa n'ibyo wakoreye ugifite imbaraga. Icyo gihe rero biragusaba kubizigamira. Akenshi abantu bahagarika gukora mu myaka 65, ugasanga umuntu abayeho ageze muri 85, 90, imyaka 25, hafi 30, ukenera kubaho kandi udakora, utarimo winjiza. Ni ibintu ukeneye gutekereza ugifite imbaraga ukirimo gukora. Hari n'ibihe bizwi bibaho by'ubukene, ibihe bya crise ukeneye guteganyiriza hakiri kare. Tuvuge nko mu kwezi kwa mbere birazwi ko abantu iyo basohotse mu minsi mikuru bashiriwe. Abantu bakunze kuvuga ko ukwezi kwa mbere kuba kurekure, ariko no kubera ko abantu bakugeramo harimo ibibazo by'amafaranga. Icyo gihe icyo gihe ukizi ko gitera ibibazo, kiba kirimo ubukene, ukeneye kugiteganyiriza hakiri kare. Hari abantu bagira akazi gakunze nk'abakora mu bintu bijyanye n'ibirori, ibintu bijyanye no gutunganya ibirori. Muzi ko bibaho mu gihe cy'impeshyi, igihe cyiza. Icyo gihe niba ubizi ko ari bwo ubona amafaranga, ikindi gihe cy'umwaka nko mu gihe cy'itumba, mu gihe cy'icyunamo, mu gihe abantu hatarimo ibirori byinshi, ukaba uzi ko nta mafaranga uba ufite, ukeneye guteganyiriza cya gihe udafitemo amafaranga. Aho twavugaga ku cyiciro cya kabiri cyo guteganyiriza ibintu bizwi bizabaho mu minsi iri imbere. Ikindi cyiciro cya gatatu ni uguteganyiriza ibintu bitungurana cyangwa kuzigamira ibintu bitungurana. Aha ndavugamo ibintu nk'indwara. Hari igihe umuntu agira indwara ikaza itari buvurwe, itari ubwisungane mu kwivuza butari kwishyurire, cyangwa se uri kwita ku murwayi biri bukenera andi mikoro. Icyo gihe ukeneye kuba ufite uburyo witeganyirije. Hari ibintu nko bitungurana nk'impanuka, kwibwa se, gushyingura, kubura akazi, n'ibintu
bigorana mu buryo bw'ubushobozi, mu buryo bw'amafaranga, kandi biza bitunguranye, ukeneye kuba warabyiteguye. Kubizigamira ngira ngo twagiye tuganira kenshi ku twise konti y'ingoboka. Konti y'ingoboka ahangaha niho igufasha. Mbibutsa ko ikeneye kubiriho hagati y'amezi 3 n'amezi 6 y'ibyo winjiza buri kwezi ubusanzwe. Ikindi cyiciro cya 4 cy'ibyo ukeneye kuzigamira n'ibindi bijyanye n'amahitamo yawe. Abantu bagira amahitamo atandukanye, hari ibintu bijyana n'ibyo ubushaka. Tufate nk'urugero kujya mu kiruhuko, ugafata igihe ukajya ahantu ugasohoka, waba ugiye wenyine, waba ujyanye n'umuryango wawe, bikenera mikoro nabyo kandi bikeneye kuzigamirwa. Gutanga impano runaka, ibyo ni amahitamo yawe, ariko kugira ngo bitazahungabanya imibereho yawe, ukwiye kubitekereza mbere, ukabiteganyiriza, ukabizigamira. Kuvugurura aho utuye ukahajyanisha n'uko wifuza, ibyo ni ibintu wateganya mbere ukabizigamira. Ntabwo ibintu byose bikoreshwa amadeni. Nkivuga ibingibi byo kwizigama, urumva nawe mbubwiye mu byiciro nka 4, biterwa n'intego yawe. Intego ufite kenshi, abantu kugira ngo arusheho kuguma afite umwete wo kuyizigamira, kubera ko bisaba kwigomwa, abenshi afata ifoto ijyanye n'iyo ntego ukayimanika nk'ahantu ureba mu cyumba cyawe, ahantu uryama, ukahamanika ifoto y'ikintu urimo kuzigamira. Niba urimo kuzigama kugira ngo wubake inzu, fata igishushanyo cya yanzu kimanika ahantu. Buri gihe kubonye amafaranga nujya kuyakoraho, wibuke ko iriya nzu uyishaka, hanyuma ufateho igice ugishyire ku ruhande, uvuga uti iki ni cyo nteganyirije inzu nshaka kuzubaka n'ibindi. Iyo ntego rero kugira ngo uyigereho bisaba kugira gahunda yo kuzigama. Gahunda yo kuzigama ni ukuvuga ngo hari cya kintu ushaka kugeraho, hari igihe wumva wifuza kukigereramo, hanyuma hari n'amafaranga bigusaba gushyira ku ruhande buri gihe kugira ngo uzabashe kugera kuri cya kintu. Dufate urugero, niba ushaka kugura ikibanza cya miliyoni nka miliyoni 5, ukaba ushaka kugura ikibanza cya miliyoni 5, ukaba ugishaka mu mezi, ndavuga mu myaka nk'3, ubwo ni ukuvuga amezi 36. Niba ugishaka mu mezi 36, biragusaba gushyira ku ruhande nk'ibihumbi 140 by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Buri kwezi ushyire ku ruhande ibihumbi 140, bizagera ya mezi 36 ubasha kugura ikibanza cyawe nta deni ririmo. Niba ugishaka mu myaka 2, birumvikana biragusaba amafaranga nk'ibihumbi 210 buri kwezi ukayashyira ku ruhande, hanyuma mu myaka 2 ukaba ubasha kugura cya kibanza cyawe cya miliyoni 5 udakeneye inguzanyo. Icyo nicyo bita saving plan cyangwa gahunda yo kuzigama. Iyo ufite intego kandi y'icyo ushaka kugeraho, y'icyo ushaka kuzigamira, hari ya mafaranga ajya atungurana. Hari amafaranga ajya atunguranye atari mu yo wabariye uhora ubona buri gihe, mu cyongereza bayita windfall. Aho tuvuge nk'urugero, ugize utya ukabona misiyo, niba uba mu kazi gatanga misiyo zishyurirwa amafaranga abasha gusaguka, ukabona usaguyeho amafaranga afatika atari mu bihembo ubona buri gihe, ayo ngayo ukwiye kuyongera kuri bwa bwizigame bwawe kugira ngo bwihute. Niba aho ukorera babasha gutanga, hari aho batanga ukwezi kwa 13, hari aho batanga ibyitwa bonus, agashimwe ko mu mpera y'umwaka, hari aho batanga ibintu bitandukanye. Niba ubonye bene ayo mafaranga aje atunguranya adasanzwe mu yo wabariye, ayo yongere ku bwizigame bwawe kugira ngo wihute kugera kuri za ntego zawe. Hari igihe ugira utyo ukabona ikiraka, hari igihe ugira utyo ukabona impano, hari igihe ugira utyo ukabona ibihembo cyangwa andi mashimwe runaka bitandukanye n'amafaranga winjiza buri gihe ari mu yo wabariye. Icyo gihe rero uyongera ku yo winjiza, uyongera ku yo washyize ku ruhande yo kwizigamira kugira ngo ubashe kugera kuri ya ntego yawe byihute. Nsoza reka mbwire ngo musubize ibyo abantu bajya bibaza kuvuga ngo bikorwa bite. Tiko ngewe njya ntegereza kuzigama bikandangira binaniye. Icyambere kosa abantu bakora ni ugutekereza ko azazigama amaze gusagura. Ubundi uzigama ukinjiza amafaranga akikugera mu ntoki, uvanaho ayo uzigama ukayashyira ku ruhande. Ikindi ubundi hari abo babyita kwihemba. Kuzigama
abahanga babyita kwihemba, kubera ko ubundi y'amafaranga kugeze mu ntoki ukayashyira umucuruzi ucuruza ibyo kurya, ukayashyira umwogoshi ugutunganya ku mutwe, ukayashyira umurezi ukurerera mu ishuri, aho ngaho buri muhemba abo bantu bitewe na serivisi bakora. Ariko ayo ufashe ukayafata ukayashyira ku ruhande ukayabika, ayo ngayo niyo yawe, niyo uba wihembye. Ayo uzigamye niyo uba wihembye. Rero ukwiye kwihemba mbere y'uko ujya guhemba abandi abo ari bo bose. Ukwiye kwihemba ukimara kwinjiza amafaranga. Icyo nicyo nashaka kuvuga, yuko ukwiye kubikora mbere. Ikindi ukwiye kuyashyira ahantu hafite umutekano, kandi ahantu hatakoroheye kuyageraho wowe ubwawe. Turi kuvuga umutekano mvuga mbere ni umutekano wenda wo kuyarinda abandi, kuyarinda ibisambo, kuyarinda ibindi byabatwara, ariko noneho n'ahantu nawe ubwawe uyirinda, kuko nuyashyira ahantu hakoroheye uzayavanaho byihuse uyakoreshe mu bitajyanye na za ntego wari ufite. Aha ndimo ndavuga ahantu ntukwiye kuyabika ahantu nko mu isakoshi yawe, ntukwiye kuyabika ahantu nko mu mufuka wawe cyangwa mu ikofi yawe, ntukwiye kuyabika ahantu nko kuri mobile money yawe ukoresha buri munsi, ntukwiye kuyabika ahantu nko kuri konti yawe ukoresha buri munsi. Ukwiye kuyashakira konti y'umwihariko mu kigo cy'imari icyo ari cyo cyose kizwi gifite uburenganzira bwo gukora. Aho ngaho nuyashyira kuri konti y'umwihariko, kandi iyo konti nakugira inama yo kutazafata ikarita yayo, iriya karita ya debit card yo kujya kuyakuraho kuri ATM. Nudatunga ikarita y'iyo konti, ayo mafaranga azafite amahirwe yo kurambaho no kuza kugeza kuri ya ntego yawe. Naho nuyashyiraho bikoroheye ntibizagutungure niba yatwaye mu bindi. Bibiliya ivuga henshi ibijyanye no kuzigama ndetse inabishishikariza abantu. Reka dufate urugero ahantu nka habiri byibura. Dufate urugero mu gitabo cy'imigani ibice byaho 6 kuva ku murongo wa 6 kugeza ku wa 9, handitseho ijambo rivuga ngo wa munyabutewe, reka nsome. Nyabutewe sanga ikimonyo, witegereze uko kigenza kandi ugira ubwenge. Ntikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa shebuja, ariko gihunika ibiryo byacyo mu isarura kikishakira ibigitunga. Uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe, uzakanguka ryari? Aha ngaha iri jambo rirashishikariza abantu kwigira ku kimonyo. Ni agasimba gatoya ariko ngo kazi ubwenge. Gutekereza ko ejo hashobora kuba ikindi kintu kigukeneyeho ubushobozi kandi utarimo winjiza. Aho ngaho ukwiye kubimenya ukatangira kwizigamira hakiri kare. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibashoboze.